tukaba tubahaye ikaze ku ntumwa y'Agakiza TV online. Turagusaba gukora subscribe kugira ngo inyigisho zose ubuhamya dushyizeho ndetse n'imyidagaduro y'ubukamana tuzadushyiraho bizajye bikugeraho uri nimero ya mbere. Reka dusange umukozi w'Imana maze atugeze ijambo ry'Imana Imana ashyize ku mutima we kuri uyu munsi. Imana iguhana umugisha hamwe natwe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Nitwa Bimenyimana Anthony, umupastor karibu, kandi bazaniye ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana ihindura amateka. Tugiye kuganira ku ijambo rivuga ngo Imana ihindura amateka. Reka twinjire mu ijambo ry'Imana, some ijambo ry'Imana ryanditswe mu gitabo cya Ngoma ya mbere, ibice ni 4, umurongo wa 9 turageza ku murongo wa 10. Ngoma ya mbere ibice 4, umurongo wa 9 turageza ku murongo wa 10. Yabesi yarushaga bene se icyubahiro, kandi nyina yamwise Yabesi kuko yavuze ati namubyaranye agahinda. Yabesi atakambira Imana ya Israeli ati icyamukampa umugisha rwose ukagura imbago zanjye, kandi ukuboko kwawe kukabana nanjye, kandi ibyago ntibimbabaze. Nuko Imana imuha ibyo yasabye. Kadusenga Imana. Mwami Imana, turagushimiye, turaguhimbaje, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugushimiye kubw'uyu munsi tugiye kuganira ijambo ryawe n'abatwumva bose n'abatubona. Niyo mpamvu dusabye kugira ngo wigaragarize aha hantu kandi utugire neza. Umugisha umuntu wese urumva iki kiganiro kandi wafashwa nacyo mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ndashimira Imana kubw'uyu munsi tugiye kuganira kuri ijambo nahaye umutwe w'amagambo uvuga ngo Imana ihindura amateka. Ndashaka kugereka kandi Imana ihindura amateka abantu bagatangara. Reka nkubwire ko amateka umuntu agira amateka atandukanye, kandi umuntu agira amateka menshi. Abantu ntibahuza n'amateka. Uyu mugabo tugiye kuganiraho ni umugabo bita Yabesi. Yabesi yari mwene Yuda, yavukanaga n'abandi, ariko nubwo yavukanaga n'abandi ntabwo bari bahuje amateka. Yabesi afite amateka atandukanye na bene nyina. Ushobora gukorana n'abantu mukagira amateka atandukanye, ushobora kubana n'abantu mukagira amateka atandukanye, ushobora nanone kugendana n'abantu mukagira amateka atandukanye. Reka nkubwire rero uburyo amateka ashobora gutandukana n'uburyo ashobora guhinduka. Mizirikana ko Imana ifite imbaraga zo guhindura amateka y'umuntu, akava ku mateka mabi akagira amateka meza. Uyu Yabesi ngo nyina ajya kumubyara, ko yari yarabyaye n'abandi, ngo yagize umubabaro ukomeye cyane, umubabaro ukomeye cyane, ngo arababara cyane, aragira uburibwe. Nuko ijya mubyaraga ngo maze agira indahiro nyinshi cyane, agira indahiro avuga ngo uyu mwana mubyaranye umubabaro, amwita Yabesi. Byasobanuraga ngo ni byago, umubabaro, gahinda, ishavu, maganya. No mu mateka y'Abanyarwanda abantu benshi bakunda kwita abana babo amazina atari meza, bakabita amazina bijyanye n'amateka banyuzemo. Umva nawe hari amazina menshi Abanyarwanda bakunda kwita. Hari abisa abana babo ngo ni bamaganya, bamarira, isirabahenda, rujukundi, abandi bakabita ngo mbyariye mubanzi, andi akavuga ngo nzarerera he, abandi hari n'uwise umwana we ngo ntugasangire n'izo mbwa. Urumva ni amateka umuntu aba yaranyuzemo, anyura mu gahinda akamita izina. Reka nongere nkubwire ngo izina ribi hari igihe rikurikirana umwana, izina ribi hari igihe rikurikirana umwana akagira amateka atandukanye n'ay'abandi. Uyu mwana nakuri bari bamwise izina ribi, yagize amateka mabi, yagize amateka y'agahinda gusa ko bamwise gahinda. Ariko icyo nshimira Imana, hari igihe Imana ijya ihindura amateka, hari igihe Imana ijya ihindura amateka, abantu bagatangara, abantu bakayavuga, nawe ubwawe ugashima Imana. Uyu musore igihe nyina yamwitaga Yabesi yakuranye agahinda, akurana ibibazo, akurana ingorane. Nuko arangije akora icyo twita spiritual mapping, akora uburyo bwo kusesengura, arisesengura, abona ikibazo. Amaze kwisesengura avuga ngo mbonye ko hari undi ushobora guhindura amateka yanjye. Nubwo maze imyaka myinshi navukiye mu bibazo, haba mpora mbona nta munezero, hari undi ufite icyo ashobora gukora mu buzima bwanjye.
amaze kwimenya. Reka nkubwire ngo igihe cyose umaze kwisesenguraho ugasesengura ikibazo ufite, ugomba gutabaza iyo mu ijuru niyo ifite ubushobozi bwo guhindura amateka. Uyu musore rero yasenze ati, yasenze mu magambo 4 gusa. Ijambo rya mbere yaravuze ngo icyamukama umugisha. Yabonaga nta mugisha afite, nta mugisha na muto yari afite. Reka iyo umuntu afite ikibazo abona nta mugisha afite, iyo umuntu afite ikibazo abona afite ibibazo, agenda n'ibibazo, yicaye mu bibazo. Ariko reka nkubwire ngo iyo umaze gusesengura kugendera mu bibazo, jya utakambira Imana. Hari Imana itabara kandi igahindura amateka. Ijambo rya kabiri yaravuze ngo wagura imbago zanjye. Burya umuntu afite ibibazo aba ameze nk'ufunzwe, aba ameze nk'uri muri gereza. Ujya hari ugahura n'ikibazo, waryama ugahura n'ikibazo, wagenda ukabona n'ikibazo, ukabona wabaye n'ikibazo mu bantu. Ariko reka mubwire ngo jya usenga Imana, uvuga ngo Mana agura imbago zanjye, nanjye mbona uko ntembera, nanjye mbona uko mvugana n'abandi, nanjye mbona uko mbona umunezero, nanjye mbona uko nidagadura. Ijambo rya gatatu yaravuze ngo icyampa ukuboko kwawe ukabana nanjye, icyampa nawe ukamenya ukuboko k'Uwiteka. Reka nkubwire ngo ukuboko k'Uwiteka ni imbaraga zayo. Hari abantu benshi batajya bazirikana ukuboko k'Uwiteka, ntibazirikana imbaraga z'Uwiteka, ntibazirikana ibitangaza by'Imana. Reka nkubwire ngo Imana ifite ukuboko gukomeye cyane. Niko kuturinze twese ku isi yose, niko kuturinze abana bayo, niko kurinze abanyarwanda, niko kurinze abanyamahanga, niko kurinze isi yose. Igihe cyose utabaje ukuboko k'Uwiteka izakurira. Igihe Abayisiraheli bageraga ku nyanja itukura, Uwiteka bambukije n'ukuboko kwayo, bambutsa n'imbaraga zayo imbere ya Mose. Igihe bari Abayisiraheli batangiye kwivovota, Imana imaze kuvugana na Mose, Imana amubwira ngo rambura inkoni yawe. Maze Mose arambura inkoni yayo, arambura inkoni ye, maze Imana icamo inyanja, icamo umuhanda, baratambuka. Uko ni ukuboko k'Uwiteka, uko niko mvuga. Ijambo rya kane yaravuze ngo nanone ngo ukandinda ibyago ntibimbabazi. Iri ni ijambo rikomeye cyane. Jya usaba Imana kwikurinda ibyago. Ino minsi amateka yubakwa n'ibyago. Ugasanga umuntu yubatswe n'ibyago, ugasanga ahora mu byago, ugasanga ahora mu bibazo. Kandi reka mbabwire ngo gukizwa ntibivanaho ibibazo, ntibivanaho ibyago. Reka nkubwire ngo umuntu uri mu rugendo ibyago bigenda bisimburana. Ariko reka nkubwire ngo haba iminsi hakaba n'umunsi. Ujya usengera umunsi wawe. Hari umuri wese umuntu agira umunsi we. Uyu arasenga aravuga ngo Mana yanjye ndi mu byago, ndi mu bibazo, ndi mu ngorane, none mfasha mve mu bibazo. Ese ujya usenga ubwira Imana ngo unkure mu bibazo? Jya usenga usabe Imana igukure mu bibazo, ko Imana yonyine niyo ifite imbaraga zo kudukura mu bibazo. Imana yonyine niyo ifite ubushobozi bwo kudukemurira. Imana yonyine niyo ifite imbaraga zishobora gukemura ibibazo byose. Umusore nka Yabesi, nyuma yo kugira ihishurirwa, nyuma yo kwisesengura, nyuma yo kumenya igikenewe, nyuma yo gupfukama agasenga, agasaba Imana biriya bintu bine byose uko tubivuze, agasoreza ku kintu cyo kuvuga ngo Mana ibyago ntibimbabazi. Imana yagaruye umutima wayo, Imana yagaruye impuhwe zayo. Iyo dusomye ijambo ry'Imana tubona imbaraga zavuye mu masengesho ya Yabesi. Icyavuye mu masengesho ya Yabesi hano ku murongo waho wa nyuma ngo Imana yamuhaye ibyo yasabye byose. Reka nkubwire rero, igihe cyose usenze Imana, jya wiringira Imana. Imana irasubiza, Imana iratabara, Imana ntacyo yakwima. Upfa kuba ufite kwizera kandi ukaba ufite imbaraga zo gukomeza kwiringira umwami wacu. Iyo dusomye ku murongo utangira wa 9, umwanditsi w'iki gitabo nicyo jambo yabanjije yagombye kuriheruka. Yaravuze ngo Yabesi yubashwe n'abantu bose, abavandimwe be, mu bantu bavukana niwe washyize agira icyubahiro. Reka nkubwire ngo ushobora kubaho amateka yawe ari mabi, muwo mukorana ari mabi, muwo mugendana ari mabi, muwo muvukana ari mabi. Ariko reka nkubwire ngo igihe Imana yagusubije, abantu bose bazakugarukira, abantu bose bazakubaha, ugira icyubahiro, ugire munezero. Abantu bakubona bati uyu ni we muntu Imana yahaye umugisha. Kandi mu gihe abandi bakonaga nk'ibibazo, igihe Yabesi bamubonaga nk'ibibazo, hagahinda, habyago, yahise ahinduka munezero.
ahinduka umuntu ufite imbaraga, ahinduka umuntu w'umugisha, nawe asigara asabira abandi umugisha. Reka nkubwire ngo amasengesho ya Jabesi yagize imbaraga zo guhindura. Amasengesho ya Jabesi yagize imbaraga zo gukora ibitangaza. Amasengesho ya Jabesi yamuvanyeho umubabaro, yamuvanyeho amarira, yamuvanyeho agahinda, ndetse n'umubyeyi asigara ashima Imana. Reka nkubwire ngo umubyeyi nawe yarababaraga, umubyeyi yari afite agahinda, umubyeyi yari afite ibibazo, ariko nawe aravuga ngo Imana ishimwe ko umwana wanjye yavuye mu munezero. Reka nkubwire ngo Imana yaduhinduriye amateka, hari abashima Imana. Imana yaduhinduriye amateka, hari abavuga ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Mureke mbabwire ikintu kimwe, ndashaka kuvuga ku magambo 6 mu magambo 70 nisa amagambo akomeye y'ubuzima. Ijambo rya mbere ndashaka kuvuga ni ijambo rivuga ngo vision iri kumwe n'umugambi bishizwe mu bikorwa bishobora guhindura isi. Vision iri kumwe n'igenamigambi, iyo bishizwe mu bikorwa bishobora guhindura isi. Uriya usenze udafite igenamigambi, udafite vision, ntabwo ushobora kugira icyo hindura. Igihe cyose ugiye gusenga, jya ugira vision. Uri gusengera iki? Ushaka iki? Jabesi yari afite vision yo kugira ngo Imana imuhindure amateka, kandi koko yari afite vision, nawe yashize mu bikorwa Imana imuhindura amateka. Ijambo rya kabiri ni ijambo rivuga ngo ukora wishingikirije abantu bikarangira nta numwe ukwishingiye. Ijambo rya kabiri, ukora wishingikirije abantu bikarangira nta numwe ukwishingiye. Iri jambo rashaka kuvuga iki? Kuko hari abantu bajye gusenga bagasengera guhinduka kw'amateka yabo, ariko bakishingikiriza abantu ko bakomeye, akishingikiriza abavandimwe, akishingikiriza amafaranga, bikarangira atigeze akomera, bikarangira ikibazo cya kidakemutse. Reka kubwira ngo Imana igihindura amateka, reka twishingikirize Uwiteka n'ibibazo byacu bizakemuka. Ijambo rya gatatu ni ijambo rivuga ngo nukora ikintu ntafitemo uruhare uzabunyishe. Ndarisubiramo, nukora ikintu, nunkorera ikintu ntagizemo uruhare uzabunyishe. Ndashaka kuvuga iki? Imana yaraturemye, Imana yaradutoranije, iduha ubuzima, ariko idushyira imbere amahitamo abiri: urupfu n'ubugingo. Niwo ugomba guhitamo. Uhisemo urupfu uba wagiye, uhisemo ubugingo ujyana nabwo. Ndashaka kuvuga iki? Imana ntabwo izakurema kandi kubwira ngo iri hana mu kimbo cyawe. Niho ukwiye kwihana, niho ukwiye gusenga, niho ukwiye kuyireba, niho ukwiye kugira kwiringira. Ntabwo Imana izakwiringira wowe, igira ibyiringiro byawe kandi yarakuremye. Niho ukwiye kwiringira no gusenga, niho ukwiye gusenga. Ijambo rya kane ni ijambo rivuga ngo utangira ukina bikarangira ibyo wakinnye nabyo bikwiciye ubuzima. Ndashaka kuvuga hari abantu bajya gusenga ariko bagasenga bakina. Jabesi ntabwo yasenze akina. Jabesi yasenganye agahinda, yasenganye umubabaro, yasenganye ibyiringiro. Niyo mpamvu atakina. Nujya gusenga ntugakine. Ijambo rya gatanu avuga ngo igihombo kirenze ibindi mu buzima ni ugucika intege. Jabesi ntabwo yigeze acika intege. Igihombo kirenze ibindi ku isi, kirenze ibindi mu buzima no gucika intege. Jabesi ntabwo yigeze acika intege. Jabesi yakoze ibintu bye neza, arakomeza, arasenga, aravuga ati nubwo mbabaye, nubwo mfite agahinda, nubwo nakuze nabi, nubwo mfite amateka mabi, nicaye mu mateka mabi, ngendera mu mateka mabi, nirukankana amateka mabi, nkorana amateka mabi, ariko nizeye ku munsi umwe Imana izantabara. Jabesi rero ntiyacika intege. Abantu bacika intege baba batsinzwe mu buzima. Jabesi yarariye sinzacika intege. Ijambo rya nyuma mu magambo 6 nababwiye ni ijambo rivuga ngo nukora icyiza uzaba ukoze icyiza, nukora ikibi uzaba ukoze ikibi. Iri jambo ryo ncoje mu magambo 6 mu magambo 70 tuzaza kuganira. Nukora icyiza uzaba ukoze icyiza, nukora ikibi uzaba ukoze ikibi. Abantu ntabwo babimenyereye. Hari abakora ikibi bakumva ko bakoze icyiza, hari abakora icyiza kandi bamenye ko bakoze icyiza. Reka mbabwire ngo igihe cyose ugomba kumenya ko igihe ushaka umugisha w'Imana, igihe wifuza ko Imana ibana nawe, igihe wifuza ko Imana kugira neza, ugomba gukora icyiza, ukirinda ikibi, ukarwanya ikibi, ukarwanya Satani, kandi uzamunesha. Reka nongere mvuge ngo Jabesi yari umuntu wakuze afite ibibazo, ariko kubwo gusenga Imana iramufasha. Burya gusenga no guca bugufi, gusenga no kumenya icyo urimo, gusenga no kumenya ko Imana ifite imbaraga.
mu gihe cyose utaramenya imbaraga z'Imana, ntuzirikane imbaraga z'Imana, ntabwo ushobora kumenya ko Imana ishobora gusubiza. Nta hantu heza Imana itagutereka, nta n'ahantu haba Imana itagukura, nta na hamwe. Imana yagiye ihindura amateka y'abantu benshi. Nanjye Imana yahinduriye amateka, nari mubi, nari nakuriye mu gahinda, nagenderaga mu gahinda, nakoraga mu gahinda, ariko Imana yahindura amateka kugira ngo nshobore kuvuga ubutumwa namwe mu bwumve. Ndashimira Imana rero kubw'ubutumwa bwa Yabesi. Reka turangirize kuri aka kantu kavuga ngo abantu b'iki gihe ntabwo bajya bazirikana ibitangaza by'Imana. Abantu b'iki gihe ntabwo bazi ko Imana ihindura amateka. Biringiye amafaranga, biringiye ibihe, biringiye ibyo babamo, biringiye abantu ko bavukana bakomeye, ariko ntabwo bariringira imbaraga z'Imana. Reka mubwire ngo nta kindi kintu gishobora guhindura amateka y'umuntu uretse imbaraga z'Imana bivuye mu masengesho. Reka nongere ngubwire ngo Imana yiteguye guhindura amateka yawe. Birashoboka ko warwaye imyaka myinshi, bigashoboka ko wabaye imyaka myinshi, bigashoboka ko nta mugisha uri mu muryango wawe, bigashoboka ko ugenda n'imivumo karande. Hari n'imivumo y'ababyeyi, umuvumo wo kubesha. Nigeze kuvuga ku byerekeranye n'umuvumo wa Dawidi, uburyo Dawidi yagendanaga, Dawidi igihe yabeshaga abana be bakabesha, yasambana bagasambana. Uwo ni imivumo y'ababyeyi. Hari imivumo tugendana y'ababyeyi, ariko Imana igivanaho igahindura amateka. Dawidi yasambanaga na Mukawuriya, umwana we Salomo, yabaye uwa mbere mu basambanyi babayeho ku isi, na n'uyu musore ntabwo uramugezaho abagore 1000 byarageretseho n'undi umwe. Ibaze nawe yabatahiraga ryari? Umugore yatahiraga nk'uyu munsi, yongera kumutahira nyuma y'imyaka 3. Birakomeye cyane. N'umugabo wabaye umusambanyi wa mbere ku isi. Uwo rero umuvumo akomokaga ku babyeyi, ariko aramubwira ngo Imana igihindura amateka. Imana igihindura amateka, abantu bagahinduka. Kandi iyo abantu bamaze guhinduka, abantu barabivuga. Imana ishobora kukubakira amateka, kareka kunyura mu mateka, yayahindura ukazabona ibyo ubwira abandi. Imana ihabwa icyubahiro kubwira ijambo rya Yabesi ngo Imana ihindura amateka. Iyahinduye Yabesi nayo izayahindura. Iyahinduye aya Dawidi nayo izayahindura. Iyahinduye bariya bose nabo tubona muri Bibiliya nayo izayahindura. Imana ihabwa icyubahiro. Reka dusenge Imana kandi tuvuga ngo Imana ihabwa icyubahiro kubwo guhindura amateka. Nanjye nizeye ko ayanjye Imana izakomeza kugenda yahindura, kandi dukomeze dufashanya tuvuga ngo izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Mwami Imana turagushimiye, turaguhimbaje, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Ushimwe kuko waduhinduriye amateka, kandi ushimwe kuko iki kinyamakuru ku muntu wese uzakomeza gukurikirana iri jambo, uzamuhe kugira ngo yumve gusobanukirwa n'ijambo ryawe, kandi uhindurire amateka bafite amateka akomeye cyane, amateka adahindutse, amateka mabi, ko twese twifuza kugira amateka meza. Mu izina rya Yesu Kristo, amen.